Reka twongere tubaramutse kandi tubasuhuze bakunzi ba televiziyo Rwanda Rugari, banyarwandakazi, banyarwanda bakunzi b'u Rwanda, dukomeze kubifuriza umwaka mushya muhire 2026. Nk'uko twabibasezeranije, amakuru aba ari menshi. Aha turi n'ubundi ni mu murenge wa Mushubati, ntabwo mvuga byinshi. Tugaruka ku bajenosideri n'abameze nkabo, uwo ari we wese upfobya akanahakana jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, by'umwihariko abayigizemo uruhare uyu munsi akaba ari bo birirwa bahiga bahonda agatoki ku kandi ko bazajya kwifatanya na FDLR kugira ngo bagaruke mu Rwanda kurimbura abatutsi bakeya barokotse jenoside, barokowe n'inkotanyi. Ntabwo njya muri byinshi. Uyu muntu, uyu mubyeyi turi kumwe uri imbere ya kamera, ngiye kumuha umwanya abibwire, ababwire karuvariyo ye, by'umwihariko uruhare rwa Chaste Gahunde mubona hariya mu Bufaransa ubana na Thomas Nahimana, wigamba, uhora yigamba. Mama, umwanya n'uwanyu. Nitwa Yadufashije Jeanne, ntuye mu murenge wa Mushubati, akagari ka Cyarusera. Jenoside yatangiye ndi ahantu mu murenge wa Gihango mu karere ka Rutsiro ya kera, niho jenoside yatangiye, niho narashatse, ariko nyuma naje guhunga nkungira hano i Mushubati, aho umuryango nahungiyemo wari uri baturanye n'uwo nguwo Chaste Gahunde, umuryango w'iwabo. Ubwo rero naje mpahungiye nzi ko nzahagira umutekano, ariko narahageze ntibyanyoroheye. Ibitero byazaga buri munsi bije gushaka abana nari mfite, narabyaye, mfite abana 2, mfite n'inda nkuru yari imvutse. Ubwo rero nabaye aho ngaho, buri munsi bakaza umusaza wanjye akabaha amafaranga. Umusaza wawe witwa nde? Witwa Munyeragwe Jean Edouard, akabaha amafaranga, tukabona baragiye, bugacya bakagaruka bakongera bakamusaba andi akayabaha. Ubwo byageze aho ngaho rero akomeza yabaha, igihe cyo guhunga kiba kirageze, babicanyi barahunga badusize aho, ariko ni ukuvuga ngo n'ubundi nta gahenge baduhaga. Chaste Gahunde rero uvuga ngo nta jenoside yarabaye. Twaduturanye n'imiryango myinshi, abantu barenga nka 100 ngahe bapfuye bazize jenoside. Sinzi impamvu hakana ko ntayabaye, kandi twari duturanye, akabona imiryango yose yapfuye n'ibitero byose byazaga biza kwica, nabyo yarabibonaga, nawe yarabaga nabirimo. Ahakana ate ko ntayabaye? Chaste Gahunde mwitaga Dynamique cyangwa yitwaga Dynamique, nawe yabaga ari muri ibyo bitero? Yabaga ari muri ibyo bitero. Mwakomeza. N'abandi bana bangana nawe bazaga muri ibyo bitero, ariko ni ukuvuga ngo jenoside yarabaye. Nashaka asaba imbabazi, ye gukomeza kubeshya aho ngaho ngo nta jenoside yabaye. Mu bagendanaga hari abo bagendanaga benshi, hari nka Nsabimana Gaspari, hari nka n'amazina yabo maze kwibagirwa kubera ko hashize igihe ntakunda no kubabona, ariko bari benshi. Hari nk'uwari bayoboraga, hari Intwari wari umuyobozi wa Serire, hari nka hari Intwari nde? Hari Intwari Faustin, hari witwa Uzabakiriho Emmanuel, hari n'uwo bitaga, amazina yabo narayibagiye, ntabwo nkikunda kuyibuka, ariko ni benshi bazaga barenga nka 40. Na se wabo? Se wabo wa Chaste Benoit, yego, Bayahore Benoit, nawe yagendaga muri ibyo bitero. Yego. Hari n'uwitwaga Mubiruka. Ni benshi, ntabwo amazina yabo nayibuka yose. Urabona ko hashize igihe imyaka 30 ni myinshi. Yego. Kandi ndanakuvuga iranarenga, igeze muri 32, kandi biragaragara nta kibazo.
ntabwo bose ngenda nibuka amazina yabo ariko ni benshi. Iyo uwo muryango kubera bari abantu bakomeye babaga ubona ari bo mbese b'abayobozi rero babijyamo rwose. Umutware wanjye baramwishe muri ibyo bihe arapfa. yitwaga nde? Yitwaga Ndagijimana Gaspari. yasigiye abana 3, 2 nibo twabyaranye, undi yari uwo kwa mukuru we. abo bana bose bariho. Yego. Imana yashoboye kubarokora. Kandi yishwe n'ibyo bitero by'aba Dynamique. We ntabwo yishwe n'ibyo bitero kuko we twatandukanye, twahunze ukubiri. Naramwinginze ngo tujyane wenda tuba twanavuye hamwe, aranga, arambwira ati genda uhunge ukwawe nanjye mpunge ukwanjye. numva ko yaguye muri stade Gatwaro. Yego. Okay. Nabashije gukurikirana ko ariho wasanga yanabacitse wa mugani. Yarabacitse we ahungira mu buyobozi, azi ko ubuyobozi buzamurwana ariko ntibyakunze, arigendera. Ubwo rero leta y'ubumwe yaramfashije, abana banjye bariga, bize barangiza kwiga na kaminuza barayirangije. ubwo nyine bari aho ngaho. Nabo byatumye niyakira kuko naje kugira ikintu cy'ihungabana nyuma yaho. nkajya numva amarira mu mutima wanjye, nkora numva umwana arira. Byamaze igihe kirekire numva amarira buri gihe mu mutima wanjye, nkumva umwana arira. Kwa kundi bazaga bamujyana nkumva arira, na nyuma yaho bingiraho ingaruka, nkajya numva amarira ya buri gihe. Ariko Imana yangiriye neza, mba numva amarira ye ntayo nkumva, ariko byangizeho ingaruka. Nibyo. Kuko bamujyana nkavuga nti bamwishe, najya nkumva muteye icyuma, n'abaramugariye ntibamwishe. Ariko ibyo byose byagendaga biba gutyo, uko bagendaga bamujyana gutyo, byahoraga mu mutima wanjye, nkumva ari kurira, bingiraho ingaruka gutyo. Ngahora numva amarira muri njyewe, nkumva umwana ari kurira, nubwo yaba ari no ku ishuri, ari mukuru yiga muri segonderi, ayo marira narayumvaga. Nkumva ari kurira kandi ari ku ishuri, nahamagara bakambwira ngo ni muzima. Urumva atari ingaruka birumvikana ya jenoside. Niyo mpamvu rero jenoside ari ikintu kibi. Garuka kuri Karuvariyo wakoze, uragira uti Chaste Gahunde yirirwa asakuza ahakana apfobya jenoside yagizemo uruhare, nubwo yarekuwe n'imbabazi z'umukuru w'igihugu za nyakubahwa perezida wa repubulika. Twari duturanye iwabo, hafi iwabo, twagezeyo. Yitwaraga ate? Iwabo yitwaraga ate mu bitero? Kuko yaravuzwe cyane, kandi uri mu bifuje kuba bamutangaho ubuhamya, kuko n'ubu aracyavuga ko rwose nta ruhare yigeze agira mu byabaye. Nzi ko nta ruhare yagize, yahunze iki, yagaruka nyine akagaragaza ko nta ruhare yagize. Nta kuntu umuntu yahunga ngo ahunga ari umwana avuge ngo nta ruhare yagize. Mbese abandi ntibahari? Imiryango ye irahari. Iyo aba nta ruhare yagize, aba yaraje agasanga imiryango ye akarenganurwa. Abandi se ntibarenganuwe? Abarenganuwe bararenganuwe, abakatiwe igihano bemeye kugikatirwa nyine baragifungwa. Waba yaraje akagaragaza ko nta ruhare, abaturage barahari bakamurenganura, akaba mu gihugu nk'abandi. Nubwo kuba rero ari iyo ngiyo, ntagomba kuvugira, hagomba kuza akaza hano tukamurenganura. Yego. Niba azi ko arengana. Abo yagiriye neza bakamurenganura. Yego. Ibyo nicyo navuga, nta kintu. Ibyo ngibyo avuga rero ko abahutu bagomba kwishyira hamwe kugira ngo bajye kwiyunga no gutera ingabo mu bitugu FDLR, kugira ngo bagaruke bisubize igihugu cyabo nyuma y'uko inkotanyi zibatsinda. Mubyakira mute? Ujya wumva babivuga ubu, noneho wifuje rwose ko nawe twaganira, ubyumva ute? rero mbona nta muhutu nta mututsi uri mu Rwanda. Sinzi aho abahutu azabwira ngo bajye kurwana, aho azabakura.
twese njye mbona twese turi abanyarwanda, nta muhutu nta mututsi kiba mu Rwanda. Azagere abahutu bari kumwe, abo yita abahutu bari kumwe bari bo bafatanya urwo rugamba ashaka. Njye niko nabyumva. Nuko muri icyo gihe rwose uyu mwanya ni uwawe. Muri icyo gihe muri mu mage bwira muti ntibucya, bwacya muti ntibwira, mwari mubayeho mute? Ntabwo byari bikomeye turabizi. Abo bicanyi mwababonaga muti? Mwari mubayeho muti? Rwose umwanya ni uwawe, utubwire n'abagerageje kubahisha, abaje kubahiga, abazaga kubasaka. Uyu mwanya ni uwawe Jeanne. Muri ibyo bihe ntibyari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Ubwo ngewe numvaga nta n'umutima nari gifite, umutima wari waragiye, nsigaye numva ndi igishushushungwe, numvaga induru gusa, sinamenya hari ukuntu nabaga ndeba icyo gihe, numvaga amaso yaraturumbutse kuko nahoraga nkanuye ndeba iyo ibitero bituruka. Nijoro ntabwo naryamaga ngo nsinzire, nararaga nkanuye gutyo. Mbese numva sinzi, bwari ubuzima bugoye cyane. Kuba wagenda ukajya mu rutoki ukaryama uzi ko imvura iri ikakunyagira, utabasha no kugira ngo ujye mu nzu, ujye kwihisha mu nzu. Cyangwa se niba uri mu nzu wumva igitero giturutse iriya, wumva umutima urahubutse, baranakubazaga ntubone ikintu uvuga. Ngewe igitero cyaraje kimvumbura ahantu nari nihishe mu nzu, ku mukecuru wari umpishe. Witwa nde? Umukecuru witwaga Nyirabikeri. Aracyariho? Yarapfuye. Baramwishe? Oya, yapfuye nyuma yishwe n'indwara. Uwo mukecuru yari yampishe mu nzu nyine n'abana banjye. Baraza bansohora mu nzu bati icara hariya. Nanjye ngiye kwicara ku ibuye ryari rihari, barambwira ngo icara hasi. Ubwo se uracyarimba? Numvaga ko ibyanjye bindangiranye neza, ariko nyine ibyo bitero bya Gahunda nabo base wabo. Nicara hasi aho ngaho. Ubwo rero barambaza, umugabo wawe ari hehe? Sinzi ahantu ari. Abana bawe bari hehe? Kandi abana nari mbafite. Ariko sinzi aho k'uwo mukecuru. Uwo mukecuru Kwa Nyirabikeri. Turi kumwe kwa Nyirabikeri uwo nguwo. Ubwo nyine sinzi, babaza ngo abana banyu bari hehe? Ntarabasubiza aho abana bari, kuko nta nimbuze igisubizo mbaha, kuko nari nafite babona bareba. Inka zanyu ziri hehe? Nahise mbarangira aho inka zacu ziri, baragenda nyine nanjye basigaho. Nahise mpava rero. Ese nibura uwo muryango wo kwa Dynamique wo kwa Chaste bivugwa ko ari bo abo base wabo ba Yonas nawe n'abandi bose, nibura hari umututsi bahishe, hari umututsi bigeze barokora, hari uwo bigeze bajya gusaka hanyuma bakamubwira bati tukugiriye imbabazi? Byari bimeze bite? Ntabwo nzi barokoye. Watwibutsa? Ariko mukuru wa Yonas niwe bafashe umwana wanjye rimwe bamujyanayo. Witwa nde? Witwa Gaspard Nsabimana. Niyo ngo barebaga ibyo bitero, rimwe bafashe umwana wanjye bamujyanayo. Bamufashe bagiye kumwica. Noneho rero bagezeyo ngo baramusiganira, umwe ngo simwica undi ngo simwica, bamujyana kwa Gaspard uwo nguwo. Gaspard wavaga inda imwe n'uriya Yonas. Ubwo ni se wabo wa Dynamique. Kubera ko yari akomeye mu bitero, yari umuntu uyobora ibitero, ntawe ari bujye kwica umwana mu buguru. Baramumuha, baramumusigira, aramubanye, ariko ngiye kubona mbona aramungaruriye ari muzima. Yego. Ibyo ntacyo bitwaye. Nubwo yandokoreye umwana, ariko wenda yishe n'abandi. Hanyuma mu bo mwari muturanye ni benshi cyane, abatutsi bari n'ahangaha muri uyu murenge bari benshi. Watubwira imiryango yabo yazimye cyangwa yashoboye kurokokamo bakeya,
imiryango yibuka abo bagizi ba nabi, abo bicanyi bashatse barimbuye. abarokotse Oya, abishwe. abishwe abasigaye muri iyo miryango n'abapfuye. Yego, ndavuga abo wibuka, abatutsi wari uzi bishwe n'ibyo bitero by'abagahunda. Ntabwo imiryango ya Tomasi niyo twari duturanye ubundi. Tomasi nde? Tomasi uriya sugo Tomasi n'ibindi bye n'indera. Yararokotse? Tomasi uriya wo ku murenge. Ukora ku murenge. Imiryango y'iwabo niyo wundi twari duturanye. Niyo barimbuye. Ibyo bitero byose niyo byarimbuye. Ariko hari n'umuryango wabo naho harimo abagiye bazima batagiye basigara. Ariko kubera igihe gishize maze no kwibagirwa n'amazina yabo. Yego. Umuryango kwa se wabo witwaga Bizimungu nta muntu wasigayemo. Witwaga Eliyezeri nanone wavuga indimwe na se wa Tomasi nta muntu wasigayemo. Tomasi yari mwene nde? Yari Tomasi se yitwaga Daniyeli Ndera. Bamwitaga Daniyeli, ntabwo irindi rye ndi kuryibuka. Nta kibazo. Se bamwitaga Daniyeli, yari n'umupolisi hari. Ariko bo mu muryango wabo hasigaye we na mushiki we. Naho indi miryango yabo yindi yo yarazimye. Birumvikana. Ubu rero iki kiganiro Dynamique cyangwa Chaste de Gahunde n'abandi bagenzi be, kuko baracyariho barihishahisha, hari abaheze yo mu mashyamba ya Kongo, hari abazerera iyo njyo mu Burayi kimwe nawe. Ubabonye wabamenya, ni iki wababwira? Subwo nababwira iki? Nababwira bakaza bakifatanya n'abanyarwanda bagasaba imbabazi z'ibyaha bakoze ubundi, cyangwa se bagahanirwa ibihano by'ibyaha bakoze, ariko ntibakomeze kubeshya abaturage. Ayo macakubiri babiba rwose ntabwo ariyo. Bose barabona amacakubiri ikintu yatugejejeho kimeze kuriya, bagakomeza bakayahembera. Buriya rero iyo twebwe turamureba, natwe abatureba Dynamique Chaste de Gahunde, iyo agiye hariya nyuma yo gutukana, iterabwoba n'ibindi byose, ajyaho rwose akigira umuntu w'igitangaza, akavuga ko isaha iyo ari yo yose bazagaruka, ndetse avuga ko n'iwabo bahasenye, ngo kandi hasenywe n'inkotanyi. Ibyo byose gira ubutumwa umugenera. Rwose iwabo nta wahashenye, azaza harebe nta wahashenye. Wenda hashobora kuba harabaye mu matongo kubera ko iwabo bimutse batahaba, ariko nta muntu wahashenye. Ari kwa sekuru, ari no kwa se, hose harahari, nta muntu wahashenye. Amazu y'iwabo arahari, ashatse yaza akahareba, ashatse yaza akanahaba. Kuhaba bwo ntabwo byakunda bitewe n'ingengabitekerezo afite, ariko ntacyo habaye, harahari. Ubu rero nk'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mubayeho mute? Nabyo bimuyemo ubuhamya, kuko azakureba, nakureba azakwibuka, azakumenya. Azakumenya. Mubayeho mute? Tubayeho neza, sinavuga ngo tubayeho nabi, tubayeho neza. Imana iraturinze, Imana iradufashije, kuko uko bashakaga ko tubaho ntabwo ariko turiho. Bavugaga ngo bazamara Abatutsi bose, ngo umwana uzavuka azaze abaza uko Umututsi yasaga, ariko siko byagenze. Nabo babonye uko turiho batungurwa.
ndumva batungurwa rwose. Sinavuga ngo mbayeho neza wenda neza cyane, ariko nuko ndiho ndabishimira Imana. yego Ndabishimira Imana rwose. Imana uko mbayeho ndabishimira, niko yashatse ko mbaho. Simburara ngo mvuge ngo naburaye, ndaryama nkasinzira. Ubwo twamaze imyaka nibuka muri 1992 ukuntu twabaga turara hanze. 1992 1992 nibwo nari nkimara gushaka, nari nkikunda y'umwana wa mbere. Twararaga mu gisambu nta mahoro dufite. bitewe n'iki? Bitewe n'iyi jenoside yari iri gututumba. Tukarara mu gisambu babahiga, baduhiga. Icyo gihe baturira inka hakagishigaje icyumweru ikabyara. Tubura aho turegera. Ibyo byose ni jenoside yari iri gututumba gutyo, ariko ntitumenye ibyo ari byo. Kugeza ubu rero ndashima Imana ko wenda n'uwangira nabi nagenda nkabona ubuyobozi ndegera, nkabona aho naregera, wenda bakaba bansubiza ibyanjye cyangwa se bakandenganura. Ndishimira Imana rwose. Leta y'ubumwe irakabaho yarakoze kuba yaraduhaye umutekano tutari dusanganywe, umuntu akaba aryama agasinzira. Mwarishyuwe, mwabonye indishyi z'ibyanyu byangijwe muri jenoside n'ibyasabuwe? Nubwo bari banabindi hamwe. Ariko birazwi, inzego zirabizi. Nari nabiburanye nyine n'amarangiza y'urubanza bayampaye. Yego. Kubera kuba nareraga abana ndi njyenyine, nkabona burya iyo umuntu arera abana iyo bari kwiga ntabwo ubona umwanya uhagije wo kugira ngo ugende ujye mu bindi. Abana barize neza, leta yabishyuriye amashuri, n'ubu ngubu bigikomeza. Leta yarabishyuriye, barangije kaminuza. Yego. Ubu rero ukurikije ibyo abo bagizi ba nabi bakora, iyo migambi bagicura yo kugaruka gukora amahano, kurangiza umugambi batasoje icyo gihe, n'icyo wasaba leta? Nicyo wasaba leta y'u Rwanda? Icyo nasaba leta ni uko yakaza ingamba zo gucunga umutekano, bagashaka ukuntu uburyo ki abo bantu uwo mugambi wabo bawutubya ntibakomeze kubura umutekano. Mwahawe ubutabera, hari benshi bavuga bati ahubwo leta ikora ibishoboka byose izabazane kugira ngo tubare. Kubazana byaba byiza. Babazanye byaba byiza tukababona, ubundi bakanisobanura, bagasobanura uburyo ki bakoze biriya bintu, bagahanirwa ibyaha bakoze. Yego. Reka tugushimire rero. Mwatubwiye ngo mwitwa? Yadufashije Jeanne. Yadufashije Jeanne. Jeanne, reka tugushimire. Icyakora wenda hari ubutumwa bwihariye cyangwa hari icyo twibagiye kukubaza kandi wifuza kugira icyo uvuga, uyu mwanya wawukoresha, hanyuma ukagira n'ubutumwa ugenera abo ngabo bose turimo kuvuga. Icyo nababwira ni uko bakwihana. Njyewe ndumva bakwihana, kuko ibintu byabaye mu Rwanda ahantu hose ni agahomamunwa mbese. Nubwo baba bakeka ko baba wenda barabeshyewe, nubwo basaba. None se ibintu byabaye mu Rwanda, imiryango yabo ihari, bareba ibintu byakorwaga badahigwa, ubwo kuki bahakana ko nta ruhare bagize? Umuntu ntiyahigwa. Ibyakorwa ahubwo nabo babifitemo uruhare, aribo babikora. Ibitero yabijyagamo, akagenda mu bitero ntawe umuhiga, ari ukugenda agiye kwica nawe. Wenda ntiyabonye, niba atarabonye nabo yica, navuge ko wenda atabonye abo yica, ariko yemere ko yagiye muri ibyo bitero, ariko yabona wenda uwo yica, ariko cyangwa wenda yaranabishe, sinaba abantu yabishe. Ubu ni gute wahora ugenda buri munsi wagiye mu bitero, buri munsi wagiye mu bitero, ngo ntabwo ngo wishe? Nibihane. Njye nicyo nabasaba, nibihane, basaba imbabazi igihugu bahemukiye, basabe n'abaturage bahemukiye, ubundi batahe baze babane n'abantu mahoro.
Birazwi ko Chaste Gahunda cyangwa Dynamique icyo gihe yari umwana, yajyaga mu bitero ari umwana, ari nayo mpamvu yaje kurekurwa mu bana ariko n'imbabazi za yarakuze. Perezida wa Repubulika. Mm. Uyu munsi avuga ko Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame ngo atakiriho. Wamubwira iki? Ntakiriho, Ngo ntakiriho. yarapfuye se. Niko avuga we n'abo bagizi ba nabi bagenzi be ba Thomas Nahimana. Yego, Mhm. avuga ko perezida yapfuye. Ngwego. Noneho ndumiwe. Ubwo se yatinyuka. Nyine mubwire. Unamusuhuza umubwire uti Gahunda Dynamique uraho. Uza ari kumva. Bakunzi azakibona kino kiganiro. Bakunzi ba televiziyo Rwanda Rugari, abanyarwanda baciye umugani ngo akabi gasekwa nk'akeza. Ntabwo duseka Yababaje pe. gusa ni ibintu biba bibabaje uyu mubyeyi, niyo mpamvu mubona aho aratunguwe cyangwa aranatungurwa iyo yumvise Gahunda cyangwa Dynamique, Chaste Dynamique avuga yuko umukuru w'igihugu cyacu ngo atakiriho. Yego, ngaho mubwire. Emwe. Ndatunguwe rwose. Ndatunguwe kuba umuntu w'umwana nzi igihe yavutse ndeba avuga ngo perezida ngo ntakiriho atabihagazeho atanabibonye. Ahubwo uretse ko twe tuzi ko ari ubu butekamutwe, mu bihe bishize yavuga ko ngo ashaka kuza kwiyamamariza kwiyamamariza kuyobora u Rwanda mu ishyaka twe twita baringa ryitwa ngo Ishema, ariko bagira ngo bateke imitwe biba abantu amafaranga. Ariko mu Rwanda ntarihari. Ntarihise ni baringa. Gusaba numiwe. Warumbaje utese bazambona, arandeba, bazakubona. Mugiriye rwose mubwire buri mwanya n'uwawe. Ushobora kuba atakwibukaga cyangwa azi ko uri mu bo bishe, ariko mubwire ko ukiriho, hanyuma ugene ubutumwa umugenera dusoza ikiganiro. Mugenera ubutumwa bukigora. Dynamique rwose icyo namubwira ni uko yataha akaza akareba abaturanyi. Turi abaturanyi, turahari, n'inzu y'iwabo irahari, n'imiryango bamwe na bamwe barahari. Naze duturane ye kugumya kwirukanka mu bihugu atazi. Naze duturane, imiryango yabo irahari. Kandi tuzamwakira neza nk'umuntu wacu, azabane n'abaturage amahoro. Kandi iyo miryango yabo mubanye neza. Tubanye neza rwose nta kibazo. Yego. Imiryango yabo tubanye neza. Reka rero tugushimire Jeanne, yadufashije, kandi ukomeze wihangane. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irahari, inzego z'umutekano zirahari, ubutabera burahari, kandi mugomba kububona. Ntabwo muzongera gupfa, ntawe uzongera kubahohotera, kabone n'ubwo yatumwe na Dynamique uwo nguwo, kuko birashoboka. Nta gitangaza kirimo ko hari abo yabavugana nabo, yabatuma, yabakorana nabo, ibyo turabizi. Ariko yaba wowe, baba abandi mwasangiye ibibazo byo kubura abanyu, reka tubabwire ngo mwihangane, kandi ntabwo bizongera. Ntabwo imbaraga zakijije iki gihugu zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi, ndavuga inkotanyi n'abandi nkazo, baracyahari. Ubu noneho bafite imbaraga zikubye inshuro 1000 z'izo bari bafite icyo gihe. Rero reka tugushimire, kandi igihe cyose yaba wowe cyangwa abandi mudukeneye nk'itangazamakuru nka Rwanda Rugari, televiziyo Rwanda Rugari, nicyo tubereyeho. Mujye muduhamagara, mujye mutubwira mutari ko uretse Dynamique hari n'abandi. Hashize igihe kinini bamwe tuba twabibagiwe,
ariko hari abo twibuka, hari n'abapfuye n'imirambo n'imibiri itarashyingurwa. Ibyo byose ni amakuru muba mukwiye kuduha, tuba tugomba gufatanya, hanyuma tugakomeza kubaka igihugu cyacu mu mahoro n'umutekano. Ntawe uzongera kwicwa urw'agashinyaguro nk'uko byagendekeye imiryango yanyu. Mukomere cyane. Yego.